Disi nyuma y'uko umugabo bamugeretseho icyaha cyo kugerageza kwica umwana we yageretseho no kumufungisha kandi arengana. Disi ndagira ngo wumve inkuru y'uyu mubyeyi, inkuru ibabaje cyane. Ubwo barakwereka ahangaha bari bamufunze kandi arimo kuzira ubusa. Ubwo yaravuze ati ngomba gushaka uko ntoroka muri iyi gereza nkajya kubasha kuba natabara umwana wanjye kuko umwana wanjye ari mu byago. Ubwo nibwo yagafashe umugozi arangije awuhambira ku rugi aho bari bafungiye. Deni arangije afata agatwe k'umugozi akanaga kuri ya modoka. Ngo barakwereka umupolisi yakomeje gutwara imodoka atazi ko rwose hano hafi hari abantu bashaka gucika. Ubwo polisi yagakomeje gutwara ya modoka ngo nyine yumvishe birimo kwanga, atangira kuba yavuga ati ese imodoka yanjye kitagenda ni igiki yaba yakandagiye? Ati rwose ntabwo numva ikintu yaba yakandagiye ku buryo itagenda. Kombi ko yagakomeje gutwara cyane akomeza guhatiriza ya modoka yakuriye wa mugozi, umugozi uhita uca rwa rugi. Ngo barakwereka abangaba batangiye kuba bacika, batangiye kuba basohoka gereza, basohoka biruka. Kombi ko barabakarikiye muri iriya nzira. Uyu rwose yaciye inzira yiwe, uko yagaciye hano umupolisi yahise amubona arimo kwiruka. Ubwo uyu mupolisi yahise atangira gutabaza ati za mfungwa zacu ziracitse, mugerageze muze tuzifate tuzigarure. Ubwo abangaba bakomeje kwirukanka rwose baca izabo. Uko bagakomeje kwirukanka uyu mupolisi nawe agerageza kwirukanka kuri wa mugore umuciye imbere. Ndagira ngo dukurikirane filime, ndagira ngo iyi filime nize kuba yagucika. Kumbi barakwereka hano hari imodoka yari irimo kugenda igeze muri feruje irahagarara. Kumbi rwose barakwereka ko rwose uko imodoka yagahagaze rwose mu modoka hari umusore rwose wimereye atyo, umusore rwose ubona ko ari umusore w'ibogari, umusore uri kuri telefone. Kumbi ku modoka yagahagaze barakwereka wa mukobwa rwose yaje yinapa rwose aca mu birahure avuga ati ndavuze ngo twara imodoka ugende, ndimo kwihuta cyane. Ati bite kurimo kundeba? Ubwo barakwereka rwose umukobwa yaje abwira umusore ati kurimo kundeba, twara imodoka igende, ntago rwose nshaka kuhagarara hano, ndimo kwihuta cyane kandi rwose no twara imodoka rwose biri buze kuba ibindi. Ubwo umugore akomeje kuvuga ati rwose mbashije kuba nacika gereza, ushobora kwanga gutwara imodoka nkaze kuba nakugira nabi, ndavuze ngo twara imodoka bikomeza kundeba, urandeba hari ikintu cyawe ngufitiye. Ubwo uyu musore yatangiye kuba yavuga ati mama ihangane rwose kanze ntwara imodoka rwose. Kombe barakwereka wa musore yakomeje gutwara ya modoka, uko yagatwaye imodoka yageze hano arahagarara. Ubwo barakwereka umwana w'umukobwa yaravuze ati ngaho rwose hagarara ahangaha rwose. Ati ngiye rwose ndabona ngeze aho naringiye. Ati rwose nta kibazo wowe wakwikomereza inzira zawe. Ati rwose ngiye kwereka ikintu ngiye kuba nakorera bari abantu barimo indani, ngiye kubereka ubundi we. Ubwo rwose ayo ni amagambo uyu mukobwa yakomeje kwivugisha ari kumwe n'uyu musore. Kumbi uyu musore yagumye ahangaha arangije akimara kubona ko wa mukobwa amaze kugenda. Barakwereka yafunguye agatiriwari kari aho ngaho. Kumbi ko yagafunguye tiriwari. Ndagira ngo ukurikirane filime. Kumbi wa musore ni umupolisi we, wa musore ni umupolisi afite ikarita y'akazi ndetse n'imbunda. Ubwo barakwereka rwose wa musore yatangiye kuba yakuraho icyombo, atangira kuba yahamagara bagenzi be ababwira ati hano rwose wa mukobwa menye ahantu aherereye, wa mukobwa menye ahantu aherereye, ahubwo rwose nimuze mwihuta cyane, numvishe abyivugira ngo hari abantu agiye kuba yagira nabi, nimuze rwose ataragirira abaturage nabi, rwose nimuzi tubashe kuba twamufata atarakora icyo cyaha. Ngo rwose umusore rwose ni umupolisi, uriyo mukobwa ntabwo yabashije kuba yabimenya. Uyu musore rwose yatangiye kuba yahuriza wa mukobwa. Ndagira ngo dukurikirane filime. Kombi barakwereka wa mukobwa uko yakaje rwose yaje hano ku rugo ruteye gutya. Ngo barakwereka rwose yaje anyunyumba gake kugira ngo hatagira n'umuntu umwumva. Barakwereka umukobwa uko yakageze hano yatangiye kuba yakurira gate, ndagira ngo dukurikirane ibikorwa by'uyu mukobwa. Uyu mukobwa Disi yakomeje kuba yamanuka avuga ati rwose ngomba kugira icyo nkora. Gusa nkwibutsa nimba utarakora subscribe, urasaba gukora subscribe ubundi ukazajya ubana natwe kuri video yose dushize hano ku rukuta rwa YouTube. Ubwo barakwereka umukobwa rwose yafunguye urugi hano gake, uko yagafunguye urugi gake barakwereka yarebyemo ndani abona hari umugabo urimo.
arebye ku ruhande aravuga ati rwose ndabona rwose ari ahangaha. Arebye ku ruhande gatoya abona hari undi mugabo ufashe umwana. Ndagira ngo dukurikirane filimi ibi byose turi buze gusobanukirwa neza ngo ni ibiki. Uko umukobwa yakomaze gukora ibyo ngibyo yarongeye afungaho gakeya, arangije aravuga ati ngomba gushaka ukuntu ninjiramo hariya. Ngo yatangiye gufata turunevisi yari iri aho ngaho, aravuga ati rwose ngiye kuba nakwinjiramo hariya. Uyu mukobwa wasanga ari umugizi wa nabi koko. Barakwereka uko yagafashe turunevisi yatangiye rwose gufungura rwa rugi gake gake, agenda anyunyumba gake gake. Kumbi barakwereka hano wa mugabo arimo kuvuga ati rwose nta kibazo rwose, amafaranga twumvikanye uri buze kuyampa. Ubwo uyu mugabo niwe yatangiye kuba yavuga ati nta kibazo rwose pe, nawe uwo mwana rwose ugiye kuba wamumpeza, uwo mwana mujyane, amafaranga hano rwose ndayafite, amafaranga aruzuye, ndetse uwo mwana ngiye kuba namwambutsa igihugu. Kumbi kino kigabo kiri hano kigura abana, iki kigabo kigura abana. Uyu mugabo nawe ari kuba yashaka kugurisha uyu mwana ngo bamuhe amafaranga. Kumbi ko bari muri ibyo ngibyo umugore arimo kuza gake gake, arimo kuza gake gake rwose, gusa ntago bari bamubonye. Ubwo nabo rwose bakomeza kuganira batazi ko umugore arimo kunyunyumba. Yakomeje kunyunyumba gake gake, agenda yisha munsi y'intebe kugira ngo bataza kuba bamubona. Ubwo rwose umugabo yaragutse avuga ati nta kibazo rwose, amafaranga yampereze nanjye rwose nguhereze uyu mwana rwose nta kibazo. Ubwo umugabo akimara guhaguruka barakwereka wa mukobwa yahise ahaguruka afite na turunevisi. Nibwo agatangiye kuba yavuga ati ndavuze ngo uwo mwana murambike hasi cyangwa iyi turunevisi yose nzi kuba nayikumariramo. Ubwo umugabo atangiye kuba yavuga ati rwose ndakwinginze mugore wanjye. Ewe kumbi ni umugore we, ati ndakwinginze kumbi mugore wanjye mbabarira. Kumbi uko bakiri aho ngaho polisi irimo kuza. Ubwo bose barakwereka polisi yaraje, irangije ikiyagera yaravuze ati ndavuze ngo murekere aho ngaho, iyi ni polisi yahageze. Iti ako gakobwa mugafata niyo turunevisi mubashe kuba mwayimwaka ataza kuba yagira nabi abo bantu. Ubwo rwose umugabo atangiye kuba yavuga ati rwose polisi murakoze kuhagera ku gihe. Uwo mukobwa rwose yaragerageje kunyica, rwose yaragerageje kunyica, ariko rwose murakoze kuba mutabariye ku gihe, rwose mumusubize muri gereza mumujyane rwose. Uyu mukobwa yatangiye kurira cyane avuga ati rwose ngewe ndimo kurengana. Uyu mugabo byose niwe wabitangije no kugira ngo nisange muri gereza, byose ni uyu mugabo. Ati dore ukuntu byagenze. Umukobwa yatangiye kudusobanurira kugira ngo yisange muri gereza. Ati cyari igihe kimwe umugabo rwose namuhaye teste, mwereka teste yuko ntwite. Ubwo umugabo akimara kubona teste yuko ntwite ntago ari ibintu yakiriye neza. Umugabo yatangiye kuba yantonganya. Ahanga rwose barakwereka umugabo arimo kumutonganya avuga ati wa mugore yego ndabyemera twimekanyije ku bana, ariko rwose ibintu byo kubyara ntago byari birimo, ntago rwose ngewe ndiridi kuba nabyarana nawe. Ati rwose niba ari ukubana ni ukubana, igihe cyo kubyara cyazagera tukabyara nyuma. Ati rwose ibyo bintu utangiye kuzana byo kubyara ntago mbishaka, iyo nda ugomba kuba wayikuramo, kuko rwose ngewe ntago ndi tayari kubyarana nawe, ntago ndi tayari rwose, ntago ndafata umwanzuro wo kubyara. Ati nushaka kubyara uwo mwana uzamenye ko uwo mwana uzamwipevera, nta kintu ntago nzagufasha, ntago nzaba ndi papa w'uwo mwana. Uyu mugudisi yarabyumvishe byaramubabaje cyane. Kumbi rwose barakwereka nyuma y'igihe rwose umugore atwite, barakwereka rwose umugore yaje kuba yabyara. Umugore yaje kuba yabyara. Ubwo yazanye umwana yishimye cyane arimo guseka ati rwose mugabo mwiza ugiye kuba wahura n'umwana wawe. Umugabo rwose ntabyo yarakuzwaga. Ubwo yaraje avuga ati mbiswa nigendere rwose, ngiye nakubwiye ko rwose ngiye nashaka kuba nabyara, ibyo bintu birukunzana byo kubyara nakubwiye ko ntabyo nkeneye. Uyu mubyeyi rwose yarumiwe avuga ati ubundi uyu mugabo udakunda abana, uyu ni umugabo nyabaki. Ubwo rwose bari kuri uko iminsi yakomeje kugenda yicuma, ariko rwose umwana nawe agenda akura. Umugore avuga ati mugabo wanjye reba igihe gishize, hashize igihe kinini rwose nita kuri uyu mwana, ntago rwose ubasha kuba watwitaho, nta kintu duhereza, ndetse nanjye ubwanjye ntago kimpahira. Ese mugabo wanjye ikosa nakoze ni ryo kubyara? Umugabo ati yego rwose ngiye nakubujije kuba wabyara, ariko rwose waranze uransuzugura urabikora, rero ibintu byose uzajya ubyipevera.
ubwo uyu mugore yaravuze ati ariko rwose mugabo wanjye ndumva nshonje, ati basi reka ngusaba akantu gatoya, ati basi mugabo wanjye ngiye kuba nsize umwana wanjye hano, basi manuka hariya hepfo ngiye gushaka ukuntu nakwirira kuko ndumva nshonje, ibintu byose nsigaye mbikora ndi njyenyine nta kintu kimfasha, ati rwose reka umwana wanjye musiga hano nanjye ngiye hariya ndebe akantu nazana mbaje kuba nakwirira, rwose ndumva nshonje cyane. ubwo barakwirika rwose uyu mugore yafashe umwana aravuga ati rwose reka umwana wanjye mbe musize hano ndaje mu kanya, ndaje ntabwo ntinda rwose mugabo wanjye ndabizi neza ko ibi ngibi nkoze bitari buze kuba byakubangamira. Kumbe barakwereka uko wa mugore yagasize hano umwana, umugabo atangiye kwitegereza wa mwana. Ndagira ngo dukurikirane filime, ndagira ngo urebe filime. Umugabo ko yagitegereje umwana aravuga ati ariko ubundi nk'iki cyana koko, ngo rwose yatangiye kuba yamwenyamo gakeya, aravuga ati okay noneho nungutse igitekerezo. Ubwo barakwereka wa mugabo yatangiye kuba yakurura wa mwana rwose, amukurura ku gasozi rwose, avuga ati mwana muto rwose ndabizi neza ko ngiye kugukurura ugahita wikubita hasi rwose. ubwo barakwereka uko yagakure disi hano hasi hari agakingo, yagakomeje gukurura wa mwana kumba umwana kugira ngo umwana aze kugwa hasi. ubwo barakwereka umugabo yakomeje gukurura umwana, akirimo gukurura wa mwana, kumbi barakwereka mama w'umwana yese hagera umwana disi ataragera hasi. Disi Imana itabarira igihe. Barakwereka mama w'umwana yese hagera, yese avuga ati mugabo wanjye ntago nari nzi ko ufite umutima, ntago nari nzi ko ufite uyu mutima wo gukora ibi bintu rwose. Ati wa mugabo wanjye we nta mutima ugira, nta bumuntu ugira ku buryo rwose ushaka no kwica umwana wanjye nawe. ubwo umugabo yaravuze ati nkuko nabikubwiye uwo mwana ntago mushaka hano, uwo mwana ntago nzigera mba papa w'uwo mwana rwose, uwo mwana ugomba gushaka ukuntu yazava hano kuko simushaka simukunda. rwose barakwereka umugabo yarikubise yese ava mu rugo aragenda rwose, avuga ati rwose umugore ibintu yankoreye n'ibiki, akirimo kugenda yese agongana n'inshuti yiwe. mwese avuga ati nshuti yanjye bimeze bite se ko mbona ugenda wivugisha mu muhanda, bimeze bite? umugabo ati wa mugabo wese ikintu rwose, umugore wanjye ibintu yankoreye ni ibintu rwose bibabaje cyane. umugore wanjye yafashe umwanzuro wo kubyara ntabyumvikanye nawe, yafashe umwanzuro wo kubyara atangishije inama rwose. ubu rwose wumve ngo mu rugo ni ibibazo gusa, mu rugo ntago byoroshye. ubwo uyu mugabo atangiye kuba yambwiye ati ariko rwose nawe urangwa rwose niba ufite umwana akaba kubangamiye, uwo mwana rwose muzane tumugure, ngiye rwose niko kazi ngora, nigurira abana batoya. ati rwose uwo mwana muzane tumugure, kandi rwose nabasha kuba naguha amafaranga menshi cyane, naguha amafaranga menshi, kandi ndabizi neza ko amafaranga naguhereza rwose byaba byiza cyane nawe umwana rwose ukamwikura uruhande. ubwo uyu mugabo yaravuze ati ese kuko umwana wanjye mwabasha kuba mwamugura? undi ati yego rwose umwana we twamugura. ubwo uyu mugabo yaravuze ati nta kibazo rwose umwana ndibuze kumugura, ati ahubwo ikibazo kiraba gisigaye ni ukuntu umwana ndibuze kuba namukura ku mugore wanjye. ati umwana rwose ko ndibuze ko namukura ku mugore wanjye nicyo kintu kiri buze kuba cyangora, ariko rwose umwana nimura kumukura ku mugore wanjye ndabizi neza ko umwana ndibuze kumukugurisha. ariko ntugire ikibazo rwose, nibyo ngibyo ndibuze kubikora nk'akazi, kandi ndabizi neza ko biri buze gukunda rwose. ati nta kibazo rwose. kombi barakwereka ariko noneho tugaruke kuri uyu mugore. ubwo umugore rwose yarimo gukinisha akana ke nk'ababyeyi bose namwe murabizi. ubwo hano rwose yarimo gukinisha akana ke avuga ati rwose kabebe kanjye gapucuri kanjye rukundo rwanjye. kombi rwose barakwereka kiri aho ngaho rwose arimo gukinisha akana ke avuga ati kibondo cyanjye ni neza. kombi barakwereka rwose wa mugabo yisaza rwose aniganye ibintu by'ibikarito. ubwo rwose yaje yibombaritse yigize mwiza. ubwo barakwereka wa mugabo uko yakaje afite ibikarito, yatangiye kwegera umugore we atangira kuba yapfukama ati mugore wanjye rwose umbabarire, mugore wanjye rwose wihangane rwose kuba imyaka yose tumaranye, igihe cyose tumaranye narakubereye umugabo mubi, igihe cyose tumaranye ntarakubereye mwiza. ariko rwose ndagusezeranya ko guhera kano kanya ngiye kuba naba umugabo mwiza, amakosa yose nakoze nkabasha kuba nayakosora. ati rwose umbabarire. umugore ati rwose mugabo wanjye nanjye nari mbizi neza ko uzageraho ukigarura, nari mbizi neza ko biriya bintu byose wakoraga bwari uburakari n'umujinya. ati niyo mpamvu rwose ntigeze nkurakayira.
umugabo ati nta kibazo umugore wanjye, ati ahubwo hari abaturanyi bari bampaye aka gakarito, ati urabona kano gakarito? Umugore ati yego, ati aka gakarito rwose bari bakampaye ngo njye kuba rwose nakabashyingurira, ngo aka gakarito karimo imyanda. Ati se mugore wanjye nkunda, ese wamerekeza aka gakarito mfite hano tukabasha kuba twagashyingura, kuko rwose niba ari abaturanyi bakampaye ngo njye kuba nakabashyingurira, ngo njye kugataba rwose. Ngo barakwereka umugore yaravuze ati nta kibazo rwose mugabo mwiza, kuva wemeye no guhinduka kubera njyewe ntabwo nakwanga kuba naguherekeza rwose. Yo disi umugore disi yarabyemeye, azi ngo umugabo we yahindutse, kumbe umugabo ni imitwe arimo guteka umugore wiwe. Ngo kumbe barakwereka uko bakaje. Ubwo umugabo yageze hano aravuga ati mbe mugore wanjye, uzi ko twibagiwe igitiyo? Ati genda manuka hariya hepfo ujye kuzana igitiyo rwose, manuka hariya hepfo ujye kuba wazana igitiyo nta kibazo. Ubwo umugore yafashe wa mwana atangira kuba yamuhereza wa mugabo, ati rweka njye kuzana igitiyo rwose, ntabwo ntindakira bamfashije uyu mwana. Ubwo barakwereka rwose umugore yaramanutse ngo agiye kuzana igitiyo, yewe ahereza umwana we wa mugabo. Kumbi barakwereka uko yagasigiye umwana wa mugabo. Umugabo nawe rwose yatangiye kuvuga ati ahangaha rwose nicyo gihe ngo ntangire noneho nkuri plani zanjye. Ngo yatangiye kuba yafata wa mwana, atangira kuba rwose yavuga ati noneho ngo plani zanjye ndakeka ahangaha zigiye kuba zakunda. Ubwo barakwereka yafashe wa mwana atangira kuba yamushyira mu gikarito, yatangiye kuba yamushyira muri cya gikarito. Barakwereka rwose akimara kumushyira muri cya gikarito yarongera aragipfundikira neza, avuga ati ahangaha rwose ndakeka neza nabikoze, ndakeka ahangaha rwose umugore wanjye ntabwo ari buze kurabukwa. Ubwise afata cya kintu wa mugabo yarafatishije wa mwana, arangije atangira kugifata rwose, atangira kwigishwa nkaho rwose agifite umwana. Ubwise afata n'ibindi byenda byirabira aho ngaho, atangira kuba rwose yabyifatirwa, avuga ati reka mfate ibi ngo umugore wanjye naza kuza agire ngo ndacyafite umwana. Ngo barakwereka rwose umugore barakwereka yazamukanye igitiyo, avuga ati umugabo wanjye rwose yisubiyeho, umugabo wanjye rwose yemeye kungarukira nta kibazo, ibintu nta kibazo. Ubwo barakwereka umugore yageze hano, yo disi yarebye umugabo we aravuga ati mbega ukuntu bikubereye kuba uteruye umwana, ati yo mbega byiza, ndabona ibintu birishimishije rwose. Ubwo umugabo yaravuze ati nta kibazo rwose, ahubwo uyu mwana ntabwo ndibuze kongera kumugusubiza, reka nkomeze mbe mwifatiye. Umugore ati nta kibazo rwose mugore mwiza, nta kibazo rwose mugabo mwiza, ati nanjye reka ngo twaze kino gikarito tubashe kuba twagishyingura, aho ugiye kuba wagishyingura, ati ufashe umwana wawe n'umundi ntabwo wamuherukaga. Umugabo ati nta kibazo rwose, ndibuze kumufata rwose, ndikumva ari byiza rwose. Ubwo barakwereka rwose umugore yaravuze ati nta kibazo rwose, nanjye reka ngo twaze igikarito, ati umufashije igitiyo gatoya manze nafata iki gikarito rwose mbashe kuguherekeza. Ngo barakwereka rwose umugore yatangiye kuba yateruye igikarito, ariko rwose igikarito cyari kiremereye. Ngo umugore disi nakamenye ko muri cya gikarito aricyo harimo wa mwana. Yo ubwo disi umugabo wanjye nta kibazo rwose, reka rwose tugende kuba tujye kwa twabikora. Ubwo barakwereka umugore agisohoka ngagiye kuba rwose yabikorera umugabo wiwe. Umugabo abafashe umwana, ngo umugabo yaravuze ati nta kibazo sheri, reka nizere ko uri buze kubikora neza. Nguko yakagiye barakwereka wa mugabo asigaye aho ngaho, yatangiye kuba rwose bya bintu yari afashe mu ntoki, arangije ahita arikorera hasi, atangira noneho kuba yakuraho telefone. Ndagira ngo ukurikirane filime, ndagira ngo ukurikirane filime urebe ukuntu akagambane gakorwa, urebe ukuntu ubugambanyi bukorwa. Nubwo wa mugabo atangiye kuba yahamagara polisi, avuga ati ahangaha ni kuri polisi, ati umugore arashaka kuba yakwicira umwana, ndabinginze rwose nimuze mutabarire ku gihe. Kumbi barakwereka umugore uko arimo gucukura rwose, azi ngo rwose nta kantu njyanga se ni imyanda agiye kuba yashyingura. Avuga ati rwose tugiye kuba twashyingura imyanda rwose, ni serivisi ndimo gukorera umugabo wanjye. Arimo gucukura aho ngaho, agiye kubona abona polisi irahageze ndetse na wa mugabo. Ubwo polisi yahise ivuga ati madamu rekera aho ngaho rwose turagufashe, rekera aho ngaho. Ubwo umugabo yatangiye kuba yavuga ati rwose dore nguyu rwose agiye kuba yashyingura umwana muzima,
dore rwose ubwo polisi yaraje ibasha kuba yafungura, kumbi barakwereka polisi igifunguye yasanzemo akana. Ndagira ngo ukurikirane filime. Umugore akimara kubibona disi yarikanze, yaravuze ati ibi ni ibiki? Yaravuze ati serious, ibi bintu ntabwo mbizi, ndarengana. Umugabo ati urabizi, wari ugiye gushyingura umwana wawe, nubwo mbashe kuba naguhamagariza polisi. Umugore ati rwose polisi, ndarengana, ibi nanjye ntabwo mbizi. Ati koko muri kuba nakwicira umwana wanjye? Mwa bantu mwe, ndagira ngo urebe ukuntu ibibazo bigwira umuntu nta ruhare na bito yabigizemo. Ubwo barakwereka polisi yise imufata, iravuga iti wa mugore rwose vuba tujye kuba twagufunga rwose, nyuma yo kumenya ibyaha ukora, nyuma yo kumenya ko ushaka gushyingura umwana wawe, tugiye kuba rwose twagufunga. Wa mugabo nawe yasigaye aho ngaho avuga ati aha, wa mugore rwose wari uzi ngo uzancika. Ngo nibwo wa mugabo rwose yatangiye kuba yafata ka kana, aravuga ati noneho wa mwana we vuba tugende, wa mwana we noneho vonge kuba nakuryamo kashi rwose, n'ubundi nifitiye ubukene, ntago rwose nasonze ujyari. Wa mwana yatangiye kuba yamureba, aravuga ati rero wa mwana rero ngiye kuba nagutanga rwose, ngiye kuba nakuryamo uduceri. Ndagira ngo dukurikirane filime. Ngo barakwereka ko wa mugore bakamujyanye muri gereza, baramufashe rwose, baravuga bati nta mugore ukurimo rwose, umugore utinyuka gushyingura umwana we. Ati rwose nta mugore ukurimo. Umugore rwose, umugore nawe akomeza gutaka, bavuga ati ni ukuri ndarengana, ni ukuri mumoye ubusa. Ati ndarengana. Ati umwana wanjye ari mu bibazo, umwana wanjye ahantu umusize ntago ari ahantu heza habe na gato. Disi umugore yatangiye kuba yarira, avuga ati ngomba gushaka ukuntu navamo hano, uko umwana wanjye ari mu bibazo. Kumbi barakwereka bo bari bafunganye, baramwitegereje, baramubaza bati urashaka kugira ngo uvemo hano? Ubwo yaramubaje ati ese koko urashaka kuvamo hano uri seriye? Ubwo uyu mugore disi yatangiye kuba yavuga ati rwose ngiye kuko ndashaka kuba navamo hano. Ubwo abangaba bahise bavuga bati nta kibazo, reka tugufashe kuvamo hano, reka tugufashe gucika, ntugire ikibazo rwose, uri buze gusohoka, twebwe nitugufasha uri buze kuvamo hano rwose, nta kibazo. Ubwo rwose nibwo bagafashe umugozi, barangije barawumuhereza, baravuga bati uyu mugozi uri buze kuba wagufasha gucika iyi gereza, uri buze kuba wagufasha gutoroka. Ati uyu nari bikora ibyo ukora, ubashe kuba wavamo hano. Nibwo rwose uyu mugore atafashe umugozi, arangije abonaga kuri ya modokari. Dore nuko nguko twatangiye filime. Ubwo umugore byose yarabisobanuraga, avuga ati rwose basi niba muri kugira ngo ni no kubeshya, inzu yanjye yose nayesiteyemo amakamera, inguni zose zirimo amakamera, kugira ngo nzajye mbona ukuntu umwana wanjye murinda. Ati rwose mubishaka rwose mwareba, dore rwose mu bikuta harimo amakamera. Kumbi koko mu bikuta harimo amakamera. Umugore yesiteyemo amakamera kugira ngo azajye abona ukuntu arinda umwana wiwe. Ubwo yaravuze ati rwose mushaka mwabireba neza, mukabona ko umugabo wanjye rwose ariwe rwose washaka kuba yagira nabi umwana wanjye. Ubwo rwose uyu mupolisi yaravuze ati nta kibazo rwose, kuva harimo amakamera ibintu biri buze kutworohera, kuva harimo amakamera ntago biri buze kugorana. Ati ahubwo wa mugabo we ceceka, icyo tugomba kureba duhereze telefone yawe tubashe kuba twamenya ukuri kw'ibi bintu. Ubwo umugabo yaravuze ati ni ukuri ngiye rwose uyu mugore ibyo arimo kuvuga arimo kubabeshya. Kumbi polisi barakwereka yabashije kuba yafata telefone. Kumbi polisi ko yagafashe ya telefone neza rwose, yisigwa hahandi muri salo, bya biganiro barimo, bya bindi barimo rwose, barimo kubageninga cyangwa se barimo gucikanwa ukuntu uyu mwana bagiye kuba bamugura. Ubwo rwose byose barabirebye. Ubwo polisi yaravuze ati aha mwembe abesha mukora akazi ko gucuruza abantu. Ati reka nzuminge neza ndebe kuko niba ari mwebwe. Ati rwose reka mbashe kuba nazuminga. Ubwo rwose barakwereka polisi yarazuminze rwose, ibona rwose barimo guhererekanya amafaranga. Ubwo polisi yese ivuga iti afandi rwose uwo mugore ararengana, ni mumurekure, ahubwo rwose muze mubashe kuba mwafata ibi bigabo nibyo binyabyaha, ibi bigabo rwose nibyo bigaragara ko bishaka kuba byacuruza uyu mwana. Uyu mugore ararengana kuva na kare, twe twamwibesheho. Ubwo polisi yaraje rwose ibona na ya mafaranga, iravuga iti rwose
ibi ngibi ni ibimenyetso rwose bibashyirishamo, ibi ni ibimenyetso bibafungisha rwose. Ahangaha nta hantu muri buze gucikira inzego. Ubwo barakwereka uyu mupolisi yaravuze ati ibyo bigabo mubifate mujye kubifunga ndetse babahanira igihano kibakwiriye. Ati uyu mugore rwose we tumaze kubona akarengana, uyu mugore guhera kano kanya nta cyana kimwe kimubarwaho, nta cyana kimwe rwose tumurega, uyu mugore ararengana, ahubwo mwebwe ntibajye kuba babafunga, mwebwe rwose muri abanyabyaha. Disi umupolisi yasigaye ahangaha ari kuvuga ati rwose biriya bigabo rwose ni ibigizi bya nabi. Uyu mugore Disi yakomeje kwishima avuga ati rwose ndishimye cyane kuba nongeye kubona umwana wanjye, biranshimishije rwose kuba nongeye guterura umwana wanjye, ntabwo numvaga ko ndi bwongere kubona umwana wanjye, ariko rwose biranshimishije. Ubwo polisi yahise ivuga iti rwose madamu humura, tugiye no kukongerera umutekano, nta muntu uzongera kuba wakubabaza cyangwa se ngo ababaze umwana wawe, kandi rwose ikibazo uzajya ugira cyose uzajya uhita uduhamagara, tuba duhari ngo dutabare, tuba duhari ngo tubabere amaso rwose. Gusa mbibutsa ku muntu utarakora subscribe, urasabwa gukora subscribe ubundi bakanda comment, share and like kugira ngo tujye dukomeza tubane ku video yose dushyize hano ku rukuta rwa YouTube. Murakoze rwose, agafilime kacu k'uyu munsi reka tugasoreza ahangaha, tuzongere kubonana muri video yuta. Ciao ciao, mukomeze kugira ibihe byiza. Gusa rwose ntugende udakanze subscribe ndetse na like, kandi none ikindi ntibagirwe gukanda comment. Ciao ciao, mugire ibihe byiza, Imana ibarinde.